Nabashuje mbifuriza nikaze nshuti bakunzi b'amakuru y'iteganyagihe mwateguriwe n'ikigo cy'u Rwanda cy'ubumenyi bw'ikirere Meteo Rwanda. Ngiye ugiye kubagezaho iteganyagihe nk'abandi Frank Rusanganwa. Tugiye kureba iteganyagihe ryo ku munsi w'ejo ku itariki ya 22 Mata y'umwaka wa 2026. Turaza kureba amasaha mu gitondo, amasaha y'igicamunsi ndetse tuze gukomoza no ku minsi 5 iri imbere uhereye ku munsi w'ejo ku itariki ya 22 kugeza ku itariki ya 26. Ariko reka turebe ubwo ikirere kiriwe muri rusange kuri uyu munsi ku itariki ya 21. Kuri uyu munsi mu masaha mu gitondo twaramukanye urunyurane rw'izuba n'ibicu hirya no hino mu gihugu. Ibicu byagiye byiyongera bituruka mu bice by'uburasirazuba ndetse byatumye tugira n'imvura mu karere ka Nyagatare ndetse no mu majyepfo y'intara y'Iburasirazuba nyine mu karere ka Ngoma. Hari n'ibitonyanga byabonetse mu mujyi wa Kigali. Ahandi henshi mu gihugu nta mvura yahageze kuri uyu munsi. Muri iri joro biteganyijwe yuko tuza gukomeza kugira ikirere kirangwa n'ibicu byinshi, gusa ntago imvura iteganyijwe muri iri joro. Kuri umunsi w'ejo mu masaha ya mu gitondo biteganyijwe ko tuzaramukana umuyaga uringaniye uzagenda wiyongera ugashyira kuba mwinshi, uzaba ufite umuvuduko hagati ya metero 4 kugeza kuri metero 8 mu isagonda. Biteganyijwe ko uyu muyaga uzaba uturuka mu majyepfo y'uburasirazuba bw'igihugu cyacu werekeza mu bice bigiye bitandukanye by'igihugu. Ku munsi w'ejo kandi mu masaha mu gitondo nta mvura iteganyijwe mu turere twose tugize intara y'amajyepfo. Naho mu ntara y'uburengerazuba hateganyijwe ubushyuhe bwo hasi bwa °C 12 ndetse na °C 18 mu karere ka Rusizi. °C 12 ziteganyijwe mu karere ka Nyabihu, akaba ari naho hazagira ubushyuhe buke ugereranyije n'ahandi mu gihugu. Muri iyo ntara y'uburengerazuba naho ku munsi w'ejo nta mvura ihateganyijwe mu masaha ya mu gitondo. Naho intara y'amajyaruguru biteganyijwe ko naho tuzagira hagati ubushyuhe bwo hasi bwa °C 14 ndetse na °C 16. Nta mvura ihateganyijwe hose mu turere tugize intara y'amajyaruguru mu masaha ya mu gitondo. Intara y'Iburasirazuba naho nta mvura ihateganyijwe, ubushyuhe bwo hasi buteganyijweyo buri hagati ya °C 16 ndetse na °C 17. Umujyi wa Kigali naho mu masaha mu gitondo ku munsi w'ejo hateganyijwe urunyurane rw'izuba n'ibicu ndetse n'ubushyuhe bwo hasi bwa °C 18. Naho ku masaha y'igicamunsi mu ntara y'amajyepfo biteganyijwe ko ubushyuhe buzazamuka ndetse n'ubuhehere bukagenda bwiyongera, bizatuma tugira imvura izumvikanamo inkuba mu turere tw'intara y'amajyepfo. Gusa iyi mvura ntabwo izagera hose, ariko izagera hamwe na hamwe mu turere tugize intara y'amajyepfo. Intara y'uburengerazuba naho hateganyijwe ubushyuhe buzazamuka bukagera hagati ya °C 21 ndetse na °C 27 ndetse n'imvura izumvikanamo inkuba ku masaha y'igicamunsi. Intara y'amajyaruguru naho hateganyijweyo imvura izumvikanamo inkuba n'ubushyuhe buzazamuka bukagera hagati ya °C 21 ndetse na °C 24. Intara y'Iburasirazuba naho hateganyijweyo imvura izumvikanamo inkuba mu masaha ya nyuma ya saa sita ndetse n'ubushyuhe buri hagati ya °C 26 na °C 29. °C 29 zizaboneka mu karere ka Nyagatare, akaba ari naho hazagira ubushyuhe bwinshi ugereranyije n'utundi turere mu gihugu. Umujyi wa Kigali naho ku masaha ya nyuma ya saa sita hateganyijwe imvura izumvikanamo inkuba n'ubushyuhe buzazamuka bukagera ku gipimo cya °C 27. Naho mu minsi 5 iri imbere nk'uko nabikomojeho ntangira, uhereye ku munsi w'ejo nyine kugeza ku itariki ya 26 biteganyijwe yuko ikirere cy'u Rwanda kizakomeza kurangwa n'urunyurane rw'izuba n'ibicu cyane cyane mu masaha ya mu gitondo. Amasaha ya nyuma ya saa sita biteganyijwe ko tuzagenda tubona imvura hirya no hino mu gihugu, gusa iyo mvura biteganyijwe ko iziyongera ugereranyije n'iyi minsi nyine uhereye ku munsi w'ejo kugeza ku itariki ya 24, ku itariki ya 25 na 26 imvura izaba yiyongereye. Reka ngane ku musozo mbabwira yuko ku munsi w'ejo biteganyijwe ko mu gitondo izuba rizarasa ku isaha 11:53 za mu gitondo, rikarenga ku mugoroba ku isaha 12:04. Mwakoze kubana natwe, mukomeze gukurikira amakuru y'iteganyagihe nawe utamugire ibihe byiza.